Niki yarazi papa w'umwana wanjye neza basurana banasambana. Yarazi oya. Yarazi Joseph. Yaramuzi akaza noneho uko nyine ari inshuti yanjye bya danje nako kana akunda kukoza akambwira ko ututure ibi birenge ko mbona ari bya Joseph Jessica ko Sada ari mugufinya uyu mwana akaba ari muremure cyane nkamubwira yarankurikije ibyawe ariko akazajya bimbaza kenshi nk'umuntu umuzi mu bwana ngira ndamubwira ati cara rero mubwire inshuti yawe yanjye kuva mu bwana nawe muntu wari urizi iryo banga nawe muntu wari urizi nta wundi muntu wari urizi n'umwe habe n'umuvandimwe wanjye nari nararimize mu nda gutya mirinda ari kuzanaripfana uribwira nde Sada yaragiye no kunyereka imitungo yiwabo afite inuze igitarama yaramuje na mama we yaranyeretse inka n'umugabo nyine mu businessman ufite ubwenge utari imboro nyirayimanso azi ko umwana ari uwamukunda azi ko ari uwe abarama urumva muri iyo minsi namusabye amafaranga wicaje uretse gato uba wicaje nde wicaje niki niki ninde Bingu n'agahinja uyatuzaniye undi kazi mwatapinga skirizi uko network ziri gucika ko Jessica ubu network iramushika ari kuvuga ngo bari kujya bamuhamagara nta umuhamagaye n'ababroke story time please bakubwira nawe ihangane mfana Jessica umubwana mu matwi Gode nagashaka kumenya ubundi tapinga imana igisera narayumvisha ariko ndashaka kongera kuyumva abase waborotse izo mbobo ziri guhamagara ayivugana agahinda nk'umuntu ubabaye pe we wabifite izo ngegera kangura amayinite wabona wenda arashize naguze igihumbi gusa ko umukire gazi mutapinga agiye kugura amayinite mutapinga ntago ndagira ntago wifi yanjye ntago inzu mbamo nyimazemo kwezi n'igice ntago ndashyiramo wifi fresh sibyo urumva Godifa ndangije uwo mukobwa wari ugeze ahantu wari wicaje umushuti wawe twari babiri we kurya nyuma pe namusuye turi kunywa primus shanikira umwana mubi wamugomewe umwana uramwicaza ndamubwira ati rero ngiye kukubwira ibanga nta muntu murizi ntazagira umuntu muzaribwira ati se bimeze bite Jessica ndamubwira ati buriya Serena ntabwo ari uwa Stade urumva buriya Serena ni uwa Jose ngo nari mbizi ngo narabibonaga urubago rurabazi arambwira ati kugira ngo mbikomfirime andikira Jose turi kumwe turebe ukuntu agusubiza banandikiye Jose umwandikira iki ndamubwira ati hayi turi kumwe twicaranye nyine n'uwo mukobwa ari ku birindwi aransubiza hehe mbona ari na online ndamubwira ati ko bimbaye ko zinyakanye ko Sadi agiye gupimisha DNA z'umwana iwabo ngo bashaka kumujyana hanze kuko uwo mugabo nyine akunda kujya mu bihugu byo hanze cyane agiye kumujyana hanze namupimisha arasanga atari uwe kandi n'uwawe ubwo mbimubwiye nicanye n'uwo mugore ubwo nibwo Sadi nibwo Jessica yaramenye ko umwana ari uwe nibwo nari mbimubwiye ko bari inshuti na Sadi n'umugabo w'umukapoza akagurira ababyinnyi bose akabaferesita amafaranga kandi namwe abahungu urabizi ukuntu mwiyemera ntabwo nari kubwira Joseph ngo umwana n'uwawe ngo yemere ko Sadi amugiraho uburenganzira kandi Sadi afite amafaranga niyo mpamvu narimize ibanga narimira no mu nda ngashyiraho n'ingufuru aha ngaha tugeze ahantu ugiye kuriruka rero ahantu ngiye kuriruka rero muhumve ubwo ibaze ko nyivaho kwanika vuba urumva nandikiwe Joseph turi kumwe byose ndabimwereka nyisohoka mu rugo rwe haciyeho nk'amasaha abiri ngiye kumva n'ambasada na telefone Jessica bite ni byiza uri hehe ndi mu rugo no
mwatapinga kweli mutapingi dutegereje kubona budarinze igikeri kitaraza mana we Jessica garuka mutapingi. My God. Hey love, How are you? good, how are you doing? I'm good. Narabuze. Warabuze shit, I miss you. I miss you too. How is it going? Life is hard. No, that's hard now, become a hard. How come life is hard when I'm here? When you're around, ntacyo mvuze. You have to say one word. Ugomba kuvuga ijambo rimwe. Washyira waguze internet nk'ibihumbi 20 ukaduha story. naziguze. Ubwo Sandra ati Jess kuri hehe? Jess kuri hehe ndamubwira ati ndi mu rugo tinyohereza umwana. Ngira ngo wenda agiye kumutembereza ndavuga se uru rukundo mukunze nyuma y'imyaka 4 yose nibwo yaramamagaye mbwa yatohereza umwana njyenyine. Thank you Pastor King. Pastor wanjye. Komeza. Ubwo ndangije nyine mfata umwana ndamukarabya mwambika agakanzu keza n'udukweto twiza ndamumwoherereza. Noneho nanjye rero negereza umwana kamunsubiza ndaheba. Ndikukumva gatanu gazi mutapinga mushaka kugigeza kongera. Ndamuhamagara ndamubwira ati none se wanyoreje umwana ko mushaka ngo nawe nkuhaye. Noneho kwa ko wasa adafite umugore ndavuga se yamujyanye ku mugore we kumbi yari yamujyanye ku ndaya ye. Urumva umwana wanjye ari hari kuba bari kumupima bareba ibirenge bareba ibiki ngo ariko basa. Ndamuhamagara ndamubwira ati se umwana wanjye bimeze bite wanyoreje umwana wanjye bite byawe. Kuko umwana wanjye ndamukunda pe umva mugende murebe kuri TikTok niba uriho umva ndamupostinga kabiri. Ndangije stadi abarambwiye ati uzi n'ibindi ati ngewe rero ndashaka kujyana umwana hanze ngwino tujye gupima DNA. Thank you so much. Ngwino tujye gupima DNA. Ndangije buriya mani ngewe nubwo muba mubona nasaze nitoroma mba mfite zibazo mani mba narahuye na bibaze ko ninjiye muri DNA ibintu nagiye mura nabyo ntago bibaho sibyo. Ngewe nimuzaba mubona nasaze mujye mumenya ko nyine byajaguye. Pastor n'ubundi yarabimbwiye Pastor ugomba kuza kunsengera kabisa uyu mujinya w'umurandura nzuzi ukamvamo bandoze wo kurakara nkahita mfata umwanzuro mubutse. Ubwo umugabo barambwiye ngashaka DNA ndamubwira ati mani ibintu navugaga nzi ngo ni prank ni scammer ndi gukina umukino na papa w'umwana wa nyawe nicaranye n'inshuti yanjye bibaye mama. Umva nahise na pakiri varisi digisenyi vuba vuba ngomba ngiye ku mushuti wanjye w'igisenyi. Sada aranshaka arambura aza mu rugo arasanga inzira afunze. Abaza Android iti se Jessica agiye ati namaze icyumweru ataba hano. Akamamagara nkamukupa ndambwira ko mwana uri kumva ibyo bintu bya DNA n'ibikiri kunjyanamo ngewe ibyo bintu nabyo nzi n'ibiki bya DNA. Ati nyamara ndajya kukurega ngewe umwana nshaka kumujyana hanze kandi ntabwo bamupima DNA mufite ngenyine. Ndambwira ati imyaka 4 yose ntabwo unyizera ubu nibwo ubonye ko atari umwana wawe. Mu rugo barakuzi ba mama bose barakuzi banyogokuru wanjye bavandimwe banjye. Ibyo ni ibiki man Sadi niwe mugabo wancishe mu bikomeye ntigize mbona mu buzima. Ati ninjya kukurega mu rukiko baragufunga. Iyo nyumva akantu ko kumfunga ni nyaribu kubi shen babari libira ryana sha libu yatumye nsaba shari imbabazi ko musetsa. Iyo ukivuga libu utaniruka. Ubwo mba ndaje ndavuga ko ubundi kama mbaya umwana w'imyaka 4 nahagarika imfashanyo nago dupfa. Nubundi aho byari bikomeye niho yamfashije. Mba ndaje tuba tugiye Kacyiru kuri polisi dore ni hinahiranga muntu yanjye yaburiye. Tugeze Kacyiru kuri polisi ubwo nawe yari yaje azanye umwana ariko umwana wanjye nari mukumbuye mbona yaranananutse. Kira kigore wari bamujyanye ntabwo kitaga ku mwana wanjye mbanda muyambiriye yari yashize ibyumweru 2 namubona.
ndakayambira numva ariko ndi kumva ubwoba mu nda numva ndi gutitira abapolisi imbere yanjye imbunda mana yanjye direct baba baravuze nangahe 500. icyo gihe twe twapimishije ari 570 gutyo bisaga abayishyuye mbona bya bintu biri seri mbona ratanze kuri mobile money babanyatsiranga muntu ndapfuye ngo nimwe mutegereje ibipapuro bipimwa n'abadokiteri 9 babatwinjije ahantu mu karyango noneho n'akandi karyango karyango ariko ngiye namenye kugafungura buriya rero muzi ngo nta muntu wapfa kwinjira umunsi nzagaruka nzayinjira hari akaryango nyine ko muri DNA abantu bakazi mwagiye gupimisha mwese Kacyiru n'akaryango nyine bafunguramo ukuntu tekinike yaraje mu Rwanda natwe dusigaye dufite tekinoloji nimba ari tekinoloji urumva tuba twinjiye muri ako karyango ahantu abaganga nyine baba bari mu kumba gatandukanye ari nk'abaganga 9 umwana barabica wagize umutima wo kujya gute kandi uzi ukuri mana yanjye nawe byumve nyine ariko kuko yari yarakurakuje ukumva kandi twatangiye guhura umwana gukurakuza ari iki nyine urumva naratwise papa w'umwana sinakongera kumuha azajya mungu niko gukora kuza byita noneho tujya kwipimisha inda Kacyiru nyine urabona iyo umugore n'umugabo bagiye kwipimisha uba ko zivanze babapima ibizamini bya DNA z'amaraso badupimye amaraso ya DNA nsanga ngiye mfite O positive nawe afite O positive mpita numva ko amaraso yacara hamwe n'umwana azavukana O positive nanga abagore tubera ibigori ku mutima ubundi ubwo ishingiro nyine nari mfite rya mbere ni iry'uko afite amaraso ya O positive nanjye mfite amaraso ya O positive ubwo numvaga ko n'umwana azavukana O positive nuko umugore w'ikigoryi ndinjira ndicara dogiteri araza aranyasamura mu kanwa bafata akantu kameze nka kirida zo mu matwi kaba ari karekare bajya noneho abagore turi ibigoryi ubwo nanjye rero babonye kwa muganga tujya gupima inda bafashe ibizamini by'amaraso bya O positive nsanga turahuza 100 ku rindi we nande na sati noneho tugiye kwa muganga gupima DNA nari nzi ngo baratanga amaraso kumbi ni mu kanwa baba baratwasamuye muri nkankamo hano mu kijigo cya nyuma niho bakozamo kirida bagakorogoshora ubundi mu kanwa mu menyo habamo DNA gute mu macancu komeza babasamuye umwana nawe akiwe baragatwara basamura umugabo nawe akiwe baragatwara ariko nari mfite ubwoba ndi kuvuga ati ibisubizo wenda birata bisohoka ku kanya mite nsebe ngo bimara n'ibyumweru 2 bakoresheje iki mu kanwa ni akantu kameze nka kirida zo mu matwi ariko ko aba ari karekare cyane barakwasamura bakamurikamo n'itorosha abadogiteri gakurugutamo muri rino jigo rya nyuma n'umwana n'umugabo ati nimugende ibisubizo nibiza tuzababwira ubwo nsohoka nishimye mvuga ataho Imana ishimwe ariko umutima warandiye umwana wanjye ndamutandiruka ndamumutera ndakopa urumva nari naragiye kuba Gisenyi sibyo ndi imfubyi nako nari kubigenza umugabo ari mu bintu bya DNA n'ubundi umwana mumaranye ibyumweru 2 yaramutwaye umwana muzanye mu modoka ngira ngo kumbi wenda baranabana byahebye ukajya kwera mutapinye tugiye kuri rikeri ariko yaragiye kumureresha nyine inshuti aka kanya kirahiye komeza ndangije nyine ubwo nkazamubwira ati ndabizi umwana azasohoka ari uwawe 100% we tuza n'ibiki ariko muri iyo minsi yaramaze iminsi n'amama koko duhura akangurira amafi ati sawa igisubizo uracyumva gute nkamubwira ati ni sawa kumbi simenye ko inda yamurabuye ifite ibimenyetso yamubwira abakobwa muri indaya mbi z'umwana inshuti kandi wari wabwiye ko uyu niki
yaryamanaga na Jospi ise w'umwana wa OG. Na Sadi abakobwa ganinda. None se yaraziranye na Jospi tena aziranye na Sadi gute? Cyane Sadi n'umukapo twe turaba mansuzi yazaga mu kabara katumena ifaranga ariko nanda nimwe yamwegeraga ibazaho nahamagaye bushari nkamubwira ati umugore wayicaranye na Sadi. No stop. Ntongere kuzanamo amazina y'intuza ariko ibyo bintu. Nyine nuko mba nari kubeshya man ntago mba ndi kubeshya. Komeza. So rero ubwo ngewe urumva umugabo tukijya gufata ibisubizo nagiye ariko mfite 100% yuko wenda bitari bukunde mvuga ati wenda ibisubizo byo kwa muganga urumva nimba twararyamanye paka umwana ageze imyaka 4 ubwo umwana nuwe pe ibaze ko nta nubwo banari mfite turagenda modoka tumana nawe ufite ndameza gahe byumwe bitatu wumvaga muri ibyo byumwe bitatu byari ivanze ashobora kuvuga cyane. Komeza. Ubwo nyine baraza noneho nanga abaganga mana abaganga mu kuki muri abagome ubundi uje ukavuga ati ibintu bimeze gutya uri nk'umuntu w'umudage kujya kuvuga ngo turemangingo ngo twa Jessica ngo turahura n'utwa Sadi ngo twajya ngo ku mwana ngo nani 100% ngo Jessica niwe duhura ubwo urumva ngewe umwana twagiye duhuza 99% 100%. Ariko Sadi bigafata muri 70 muri 60 none ubwo bagenda bavuga turemangingo tuba mu mubiri w'umuntu tugera nko muri 30 ubwo ricara kumva none rero ahantu babera abagome bitangira bavuga ngo Sadi uturemangingo turi kuri 85 umwana afite 95 ukumva byenda kuhagera mama wiwe afite 99% birahu nyine ubwo ubutegereje ngo wumva aho biri buhurije na kwisha ta 90% amatwaye banguriwe bakabanza kugutinza nibyo bintu byambabaje bageze ku kanyuma ubwo babaze hafi 90 urumva babaze 30 yanjye 30 ya Sadi na 30 y'umwana ubwo turafatanye mu biganza mu mutima ndivuga mane nabara ubu ufite ubwoba noneho wenda gupfa ngo Sadi ngo biragaragara ko umwana badahuza 100%. Aya ugira ngo ni ikibombe kiguye mu mutwe uratangira ugatitira minasite ndakwinyaho neza unanice birumvikana pe. hanyuma Jessica umwana murahuza 100%. icyo gihe ndetse nigira umusazi ndavuga ati ntabwo ibintu bishoboka yabahaye ruswa uyu mugabo afite amafaranga acuruza imodoka acuruza zahabu ubu yabahaye nka miliyoni none ntabwo mbyemera umwana n'uwawe ndapfukama ibimyira biraza ngiye mbona papa imbunda ku mutwe pistori urakomeza kwigira umusazi ahangaha turagufunga ati Jessica baragufunga mbona ibintu bibaye serinda tuzi ibi byose wabikoraga kandi uzi ko Joseph ari se w'umwana ubwo mpita mvuga ati noneho mumereze umwana wanjye nigendere urumva kuko umwana yaramumara nk'ibyumweru 4 ukwezi kose nimba ubonye umwana atari wawe mumbe ati nta kibazo tugende hari imyenda bari baramuguriye kuko urumva yari yamutwaye nta n'imyenda ajyanye tugende ujya kuyifata abajyanye ku ndaya ye iba kurya nyuma ari inderera umwana nari nzi ko yanamujyanye no mu rugo rwe byahe ndagenda nsanga umwana wanjye arerwa n'uwo mukobwa wo kurya nyuma ampakirira imyenda ngo ndikurira nahogoye ngo ubu nibwo mukunze ndibaze ngo ko ubu ngo kuba amenye ko atari uwanjye ngo nibwo mise mukunda ngo ndumva mukunze kurushaho ngo nzakomeza ngo mwishyure ishuri ngo nzakomeza imbaba gusa wishyura ishuri ntabwo ari hagaritse ntabwo ari igihe wishyura ishuri ry'umwana tonde ubwo ngiye Jessica urumva nasigaye imihanda y'ikimwita umugabo yari afite amafaranga ntandayimwegera
ubwo akimara kumenya ko umwana atari uwe nakabara atagiyemo agurira ababyinnyi bose inzoga abaferesita ati kisasu nyikuyeho tiye baba we ati Jessica ndabugeze bombe yari igiye kunturikana ubundi njye nari bombe ku buzima bwawe njye buri abagabo muratsinze muzajya mujya gusambana mutaye abagore banyu bo mu ngo mujye kubyara abana mu gasozi nimurangiza ngo ni iki bombe ubu ujya hehe wajya ubyara n'umugore we mubana mu nzu ujya kubyara none se uri utari waramusikamiza mukiza umwana utari uwe ubwo uzi intambara yabaye njye n'umugore wiwe ajyaga amutera n'umwitaga mbwa ati byutse umugabo wanjye nawe ndi umugore we tugahangana n'umugore w'umusilamu ambwira ngo bazakuroga nshatse akora narumiwe ubwo umwana yararwaraga ngahamagara abashiki ba Sadi kandi uzi umwana atari uwe ni sawa kuko niho ruzingiye reka ntabwo ari sawa kangureho ntabwo ari sawa ubwo wajyaga gupimisha urwana n'icyo ubyihorera garuka ntabwo nongera garuka yarazi ko byivanze mu byumweru bitatu uri kumbaga okay ntabwo nongera kukongera kugacomekamo ubwo umwana ni wasadi twe umwana yari wasadi sibyo twagiye uko nyine yari umusitari imihanda yose tuzi hari babizi ko mwana ari uwo so rero ibintu byambayeho mw'abantu mwe n'agahomamunwa ubwo intambara y'ababyeyi kuki umwana atari uwa Sadi mu rugo bari baramaze kumukunda urumva yarazaga aba mu rugo baramukunda twagira ibyago akadufasha icyo gihe twari tutaragafata tutaragura imodoka urumva sito wanjye bafite imodoka akazana imodoka nyine twaba twagize nk'ibyago akazana amamodoka akadufasha mama wanjye akamukora amashinete ya zahabu n'amarija abakecuru nawe urabazi nyogokuru wanjye yamukorera agashinete ko ari umukatolika k'ishapure nyine ariko ikoze muri ntuzi muri arije nziza cya zahabu ubwo akahora amusingiza ati Sadi kujya gusobanura rero mu nyogokuru wawe ati umwana si uwa Sadi noneho niba umwana atari uwa Sadi muri famiye umwana ni uwande kujya gusobanura iwabo n'umuhungu umuhungu wanyu afite umwana naragiye nicara mu nzu isi nyikaragiraho noneho nabaga mu nzu yanjye nadakodesha ndikingirana imihanda yose yanyatatse abamancuzi bose bari kumvuga mu magurupe ati Jessica sinkaminze Sadi ati hahi najya kuri WhatsApp uti bimeze bite mani naricaye njyewe ubwanjye mpita mfata bya bipapuro bya DNA jugu no kurya nyuma kwanike kubita urugi iyo udafungura nimba uziri bije gufata umwicanyi ku nazi niko nanjye nagiye kureba Niki ndagenda nkubita urugi ndi kuboroga bro ku muryango yanga gufungura kuko yarazi ibyo yakoze yanga gufungura umugabo aramubwira ati fungura nari nagize amahirwe yaharaye papa w'umuhungu papa w'abana arambwira ati fungura Jessica numva ikibazo afite gituma aza noneho nasose n'urupangu nakomanze ku rupangu banga kumfungura ndarusimbuka kandi urupangu rwabo ni rurerure ruriho amanuze rwari ruriho bwa buntu bashyira hejuru y'ipangu bw'ubusenyenge mbara ubusenyenge narabukandagiye nambaye itimba ndasota nari nabaye nk'intare yibanze gufungura ngera ku rugi nakubise urugi mubwira ati ndikurira ndi gutitira araza arafungura n'ubusume mu mabere ariko mugira n'isoni ngo Jessica ngo byagenze gute ngo what happened we nibyo wakoze ngo byagenze gute ariko kuki abakobwa muri abana bawe byagenze gute ibyo wakoze ngo byagenze gute ibyo wari wakoze ahubwo we byagenze gute ubwo mbamweretse impapuro za DNA arareba abona Sadi ntibahuza ngo none se ngo yabimenye ibaze shaka abagore ni indyarya yabimenye ari we wabivuze ndamubwira ati Niki kari we muntu naganirije kino kintu twicaye mu nzu turi babiri njye nawe nibicyunkoreye bro nibicyunkoreye ngo ndarengana ngo nabyo ngo nigize mvuga ngo naga ari njye wabivuze mani narariza agenda karangica uwo ngiye mungiraho ari nawe waneje ibibazo yiryamaniye n'umugabo we bimereye neza mu buriri ndimo ndarira byandenze naragiye ndikingirana mu nzu mari ibyumweru bibiri nasohoka ahubwo Imana iranankunda Mana ndagukunda kuba waramaye umutima ukomeye siniyahuri pe isi yose yanyatamye yanyanjamye njye ndagenda ndatuza ubwo uwo mugore wa papa w'umwana nawe barakunguye kuko ari inshuti yanjye ati kumbi tubana warabyaranye na Jessica
akajya gustrolinga umwana we yabyaranye na Jospe kuko umwana bafitanye we afite imyaka 3 wanjye afite 5 yamustrolinga agasanga asa n'uwanjye photocopy noneho Imana higenda igatanga igihano buriya nk'Imana iyo umwana usa nkanjye photocopy akaza basi afite isura yanjye ko nta n'umuntu ari kuzapfa amenye ko umwana wanjye ari uwa Jospe irangije agenda imereza umwana usa na se ishashaka umushuti wanjye yashatse afite umwana w'imyaka 3 wanjye afite 5 abyara umwana usa n'uwanjye photocopy aho turaza kuhagera photocopy yes umbwire ngiye ngo amavideo yabo bana kari babiri umuntu wese urebye Garinacho iyo nanjye ndebye Garinacho man nkareba amaso ye nkareba umutwe we nkareba buri everything kugenda buri kintu cyose babona ari Selena wanjye none ndagira ngo mbabaze sibyo ubwo numva nasigaye ndwana intambara papa w'umwana agira aho nyine umwana aramwemera aramukunda ko abantu bose njye umwana wanjye ndamupostinga asa na papa wewe yababa we shacha kora Jospe kamubwire nubwo nababaye nubwo nigaraguye nubwo nagize gute ibintu byo kundakarira ngo naguhisha umwana ngo mujyana mu bakire ngo nitwaje ngo urakenye ngo wabonye amafaranga ibyo bintu ngiye nukazajya uza kubimbwira iyo utajya kuryamana n'inshuti yanjye bita Biju ntabwo nari kuguhisha umwana turi kugenda kandi nawe yasatumiza inshanga kanya bambwiye ko impamvu wabyaranye impamvu wagiye kwa Sadi nuko amubona gukumva ariko kunukira yaranukiraga naramuhuzwe ariko nyine muri uko kunukira yari yanaryamanye n'inshuti yanjye nukuri gupfa urumva byose byavuye kubera ko yaryamanye n'inshuti cyane ni ukuvuga ngo rega twe turi abasitari bro njyewe nabyinaga muri arena mbyinira perezida ihariya muri biriya bya football bro bari abakobwa babanza kujya muri stade ninjye wa mbere wabanzaga kujyamo twese urumva twari abakobwa turi muri team imwe turepetera ahantu hamwe twitoreza ahantu hamwe na Titi Brown twarabyinanaga urumva niwe wadutozaga Titi Brown ubwo rero abo bakobwa uwo mukobwa bita Kere ya Kigali wisheya wagiye mu maklipe menshi ari mu Munamba ari mu maklipe menshi muramuzi ari muri raya Ishkevin mutoto mutoso mugene muri uriya mukobwa w'inze bari uri ku kimoto bita Kere rero niwe wabanaga n'uwo Jospe papa w'umwana wanjye noneho babana imyaka 4 baratandukana tuba muri team imwe Jospe aza kunereta icyo gihe nanjye Sadi yagendaga agenda ajya mu bakobwa mbimenya hari ukuntu ufite boyfriend ariko ubona boyfriend wawe atameze neza ukahita wibonera umuntu ugukunda byanyabyo man noneho uzi kuza kurepeta Titi Brown ari udutoza ukaza kurepeta nazaga nambaye imyenda y'uwo Jospe kumbi yayiguriwe n'uwo Keria kandi turarepetana uwo batandukanye akabakoze isheni y'abakobwa akabafashe Keria akabafasha uwo Niki akabafasha uwo Neri uwo Kabebo bana n'umugabo wanjye akabajyana arango ni nyina wabo ngo team daddy biki akababwira ati Jessica ngiye kumutwara Sadi titeto akabereka amafoto ati dore Sadi ari kungura inkoko twari twicaranye man nyine like nyine agashaka gukora ibintu bimbabaza urumva ngewe nimba mu ex we yaramwanza kanereta we yasajya guteretana nanjye n'uwo nsizi muri kumva ikibi cyo kuba kavukire muvuka mu gihugu kimwe niyo mpamvu mwabagore ntabwo mwatuma umuntu azubaka yakubaka gute n'uburaya mufite twarakoranye nzumva ngo waryamanye n'umugabo wanjye njyewe umugabo azangera imbere njyanya mbarira ubusa Aneli Sesi uri inshuti yanjye dukorana nzi neza nawe ko ibyo bintu bize nimwe muri gusenya ingo z'abantu mugatuma abantu bangana abandi ubwo wa Jospe ikintu cyambabaje rero ubwo twatuvuye muri clip ya Bani Boys na DJ Mira uwo Biju rero aransaba ati wamba barenga byinana na Sheriwe waho gato nzi ngo ni ibintu bisanzwe kumba abandi bari kubyina nabapangana diru zabo so buryo bagiye kujya gusambana namaze nimba nasana izi ni ingaruka zanyu mwebwe noneho nanababwira mwabagore mwe mutwara abagabo babandi ugafata abantu bikundanira ukabona couple yimireye neza ukaza widumbukiza witandukanye ibaza ko urwo rugo nawe rutamara kabiri man ese rumara kabiri ubuse shani ko yaje akanwa Rastoni ubuse bari kumwe yaraga nzajya mbaye ingero nyinshi cyo kiza cyanjye bafite truth we imbari truth nimbari truth
uri kumva Godfather so rero inkuru zawe zose ziba zifite truth ziba zifite truth pe tunarindira igikeri mu kizane abantu 700 bakunda inkuru kubi abantu 700 kandi twara abantu 10 ko mutari no gutapinga cyaje ariko nibatangiza ku gihumbi ntabwo uzi ko mwebwe mu rutwana na pano ya nijoro ririho abantu 170 mwahennye mwese ubu murahenutse mwarasindutse mwaraye mu bari mubyina ubu murabyutse muje kumva inkuru zageze mutari no gutanga igikeri cyamaze kuhagera igikeri bamaze kukibodaringa so mutapinga tugiye ku 200 umukande wo mugeze kuri nani vega mumugeze ku gihumbi nimugera ku gihumbi following mwese inkuru ya Jessica none musa kuyicumbitse banatubwira bagiye